muraho murakoma. Kuri uyu munsi w'umuganura ndatangira mbifuriza kugira amata n'ifunguro, ibyishimo, amahoro n'amahirwe. Umuganura bababwiye ni umunsi w'umuco ukomeye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umuco turawurereshwa kandi tukawureresha. Bivuze ko mu muco niho tuvoma ubuzima, niho tuvoma ibitubeshaho, kandi natwe tukabyigisha abandi, bikaba uruhererekane. Umuganura wahuzaga umwami w'u Rwanda n'Abanyarwanda. Umwami yari umubyeyi w'ikirenga, agasangira n'Abanyarwanda umusaruro wabaga weze, imbuto zabaga zivuye mu kazi bakoze. Ni ngombwa uyu muco kuwugarukaho tureba uburyo abakurambere bakoraga, tukavanamo ibyiza tukabikomeza. Nicyo nitaga kureresha no kurereshwa umuco, kuko igihugu cyose kibeshwaho n'umuco n'indangagaciro zawo. Kuba umuyobozi w'ikirenga w'u Rwanda yaritwaga Sebantu, umwami bamwitaga Sebantu, bivuze umubyeyi w'abantu bose. Byasabaga rero yuko uwo mubyeyi nawe ahorana ubuzima buzira umuze igihe cyose. Abanyarwanda izi mvugo bitaga umwami ndazitsindagira, kuko dusa nkaho twagiye dutakaza bimwe muri byo. Abanyarwanda bemeraga ko umwami ari musangwa wa bose. Biravuga umubyeyi, umuntu, Abanyarwanda bose, abakuru, abato, abashaje, abasheshe akanguhe, basangaga bakamwibonamo, bakumvikana, bakaganira. Iki kibazo turiho tuvuga cy'ibibazo bituruka ku rukozasoni, gukoresha inzoga zitemewe no kuzikora, ibiyobyabwenge, uburumbo, uburaya, biraturuka ku gutakaza indangagaciro na kirazira. Umuryango warasenyutse. Umwami bamwitaga Nyamugira ubutangwa. Ni ukuvuga nkuko uyu munsi w'umuganura Abanyarwanda bajyanaga ibwami ibyo babaga bejeje, noneho nawe akabisangiza abandi nk'umubyeyi wabo, kugira ngo ajye ahorana icyo abaha. Bamwitaga kandi umuvunyi. Umuvunyi nayo ni indangagaciro ikomeye, kubera yuko aho Abanyarwanda bari, aho abantu bose bari, si n'Abanyarwanda gusa, hashobora kubaho kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe, hashobora kubaho n'amakimbirane. Umuyobozi rero w'ikirenga w'u Rwanda yungaga abafite amakimbirane kugira ngo umuryango nyarwanda woye guheranwa n'amakimbirane, ahubwo ubeho, ukomere, ukomeze. Umuganura, murabyumva, washimangiraga ubumwe bw'Abanyarwanda, bigatuma Abanyarwanda bose biyumva nka bene Kanyarwanda. Izi ndangagaciro twagiye tuzitakaza, ariyo mpamvu haba mu buhamya twahawe na Japhet na Mukangwije, haba mu kiganiro tumaze kumva, bose bagarutse ku buremere bw'ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, inzoga zitemewe kandi zica. Biraturuka rero ku gutakaza kumva ko turi bene Kanyarwanda twese, kandi ko dufatanyije. Abaturage bose biyumvaga nka rubanda rw'umwami. Icyo bisobanuye ni uko bumvaga ko ari we ubahanura, ari we ubafasha kubaho, kandi bagomba kumuyoboka, bakanirinda ibibazo n'amakimbirane ayo ari yo yose, kuko bamufataga nk'umubyeyi wabo. Ni rubanda rw'umwami umwe w'u Rwanda. Murumva izi ndangagaciro zose ziriho zirerekana ubumwe Abanyarwanda bari bafite. Ndetse hari n'igihe Abanyarwanda babaga batumvikanye, kujya impaka bibaho, kutumvikana ku ngingo iyi n'iyi. Bakundaga kuvuga umugani uvuga ngo dusangiye umwami ntidusangiye ijambo.
biravuga ngo dufite ibitekerezo bitandukanye, dufite imyumvire itari imwe, sinemeranya nawe ibyo uriho umbwira, ariko umuyobozi wacu w'ikirenga tumuhuriyeho, ni uwacu twembi, ni nawe tuzajya kureba akatwunga, akafasha ko u Rwanda n'Abanyarwanda bakomeza kubana. Ngira ngo musanzwe mumenyereye ikintu bita ingengabitekerezo. Mumenyereye kuvuga ngo duhangane n'ingengabitekerezo ya jenoside, nibyo. Kandi ndanashima ko hano mu karere ka Rusizi ingengabitekerezo ya jenoside mugeze rwose ku gipimo cyiza cyane, muyiganza, muyinesha, muyitsinda. Ingengabitekerezo rero ngiye kuyifashisha ntayiti ya jenoside, ahubwo ni ingengabitekerezo y'ibikorwa by'urukozasoni, y'ibikorwa byo gukoresha izo nzoga mwita ibyuma, ingengabitekerezo y'ubuhararumbo ubwo ari bwo bwose n'ubwomanzi bwose. Kuko icyitwa ingengabitekerezo gishobora kuba cyiza cyangwa kikaba kibi. Ingengabitekerezo ni urusobe rw'imitekerereze iganisha ku bikorwa ibi n'ibi. Iyo ingengabitekerezo ari nziza, ibivuye ku mitekerereze myiza ikageza no ku bikorwa byiza. Hashobora no kubaho ingengabitekerezo mbi iturutse ku bitekerezo bibi biganisha ku bikorwa bibi. Aha rero niho tugomba gukora iryo tandukanirizo, tugahitamo kandi tugakora ingengabitekerezo nziza. Ntimuzajye mutekereza ko icyitwa ingengabitekerezo ari iya jenoside gusa. Buriya niyo muri mu mashyirahamwe, mu kanya nasuye amashyirahamwe atandukanye batwereka umusaruro bagezeho. Uriya musaruro bagezeho wo guhinga kawa, wo guhinga inyanya, ibigori, ibikoro, korora amafi, inkoko, inkwavu, byaturutse ku ngengabitekerezo nziza yo kwigira no kwigira imbere. Hanyuma mu buhamya twabonye abavuye mu bikorwa bibi, biriya biba byaraturutse ku ngengabitekerezo mbi yabaganishije hariya. Ngira ngo murumva tugomba guhitamo rero icyiza, ikibi tukakireka. Ngiye gukomereza ku ngero muzi, kuko ari umunsi w'umuganura, ingero z'indangagaciro na kirazira zazo tugomba gufata, tugomba kwiyibutsa, tugomba kurebera hamwe kugira ngo zituyobore, ziba arizo ziba ingengabitekerezo nziza. Ubumwe bw'Abanyarwanda yari imwe mu ndangagaciro, ndi buvuga izigera kuri 6, imwe mu ndangagaciro ikomeye, ikazirana n'amacakubiri, ikazirana n'ivangura, ikazirana n'urwango ndetse n'izindi ngeso mbi. Abanyarwanda babigaragarizaga mu migani. Uyu munsi ndafata imigani nk'urugero rwo kubaha inyigisho. Baravugaga ngo umutwe umwe ntiwigira inama. Umugani murawuzi, umutwe umwe ntiwigira inama, bishatse kuvuga ko umuntu agomba gufatanya n'abandi, ubumenyi bafite bakabuhuza, iyo babuhuje bubageza heza harenzeho kurusha gutekereza uri wenyine. Abanyarwanda baravugaga kandi bati ubwenge burarahurwa, kuvuga yuko buri wese afite ubwenge azi, ariko hari ubwenge wigishwa n'abandi, wigishwa n'undi, ubwo bwenge bukagufasha gukomereza ku bwawe. Murumva ko harimo ubumwe. Bakavuga bati ababiri bajya inama baruta 8 barasana. Bakwiye abantu bashyize hamwe, niyo baba 2 cyangwa 3, barusha kure na miliyoni ishwana irwana iri mu mwiryane. Cyangwa ngo nta mugabo umwe, cyangwa bati abajya inama Imana irabasanga. Mwumva iyo migani yose, nakomeza n'indi ibumvisha akamaro k'ubumwe bw'Abanyarwanda, kandi bumvaga ko ariyo sano muzi bafitanye. Indangagaciro ya kabiri Abanyarwanda bari bakomeyeho kandi yabafashaga kutagwa mu uyu mutego w'uburumbo ubwo ari bwo bwose, ni indangagaciro y'ubupfura. Ubupfura ntibagiraga nuko babusobanura,
kuko bumvaga ko igisobanuro cy'ubupfura kiri hejuru ya byose. Ubupfura bwaziranaga n'ubuhemu, bukazirana n'icyo bitaga ubutindi. Uriya umuntu bamwise umutindi ntacyo baba basize. Mutindi bivuga umuntu mubi muri kamere, mu miterere ye, mu mitekerereze, mubi wuzuye. Hari umusizi Padiri Eustache Byusa yagerageje gusobanura ubupfura icyo bivuga. Ngiye kubanyuriramo bimwe muri byo uko yabisobanuye Padiri Byusa. Yavuze ati imfura nuwo musangira ntagucure. Ibi ndiho mbabwira, nababwiye ko ari inyigisho, mugende mubifata nubwo byasa nkaho ari byinshi. Imfura nuwo musangira ntagucure. Imfura nuwo mugendana ntagusige. Imfura nuwo muganira ntakuvemo. Imfura nuwo musezerana ntaguhemukire. Imfura nuwo nusonza ntiyibe. Imfura nuwo igihe watewe aragutabara, yakira ntagusuzugure, wapfa akakurerera. Ngira ngo murumva indangagaciro zikubiyemo mu bupfura zirabumvisha uburyo buri hejuru y'ibintu byinshi cyane. Ni nayo mpamvu buriya Abanyarwanda umwana wa mbere na n'ubu uvutse bamwita imfura, kubera yuko baba bamwifuriza kugira izi ndangagaciro zose mbabwiye, baba bamwifuriza kuba ikirenga, akaba icyitegererezo, akaba intangarugero. Hakurikiraga indi ntangagaciro nayo muzi ikomeye, ubwangamugayo. Ubwangamugayo buzirana n'ubuhemu, bwuzuzanya n'ubupfura, buzirana n'ubugambanyi, buzirana n'ubusambo, buzirana no kwiyandarika, buzirana n'ubugome. Izo ni za kirazira zitandukanye n'ubwangamugayo. Abanyarwanda babivugaga no mu migani bati amapfa arashira igihemu ntigishira. Shatse kuvuga yuko inzara iratera, bahoze batubwira Ruzagayura, abantu bagahangana nayo, ya nzara ikazashira, ariko uwahemukiye undi biragoye kugira ngo icyo gihemu akibagirwe. Ashobora kurenzaho, ashobora kwiyumanganya, ashobora kubabarira, ariko cya gihemu kigumaho, ntikivaho. Ukuri guca mu ziko ntigushya. Iyi ndangagaciro nayo nubwo harimo indangagaciro y'ukuri, ariko harimo n'iy'ubwangamugayo ivuga yuko iteka tugomba guhangana n'ikibi tukakirwanya kandi tukakivuga, ntitugihishire. Ibi biyobyabwenge ndabisorezaho mu kanya, izi nzoga zitemewe zica, ahanini habayeho kurebera, abakuru bakarebera ababikora tukabyihorera, tukarebera urubyiruko ruzinywa ruzikoresha tukabyihorera, ntidushyire ukuri ahabona, ntidushyire ukuri ku mugaragaro. Hari indangagaciro zindi, ubwo ni ya kane, zuzuzanya, ngiye kuvugira icyarimwe, muzi ni ukubibutsa gusa: ishyaka, ubutwari, umurava, umurimo, ubwitange, ubudacogora, ubugabo, kwigira. Zose murazizi rwose, zinanabaranga. Ariko hakaba na kirazira zazo. Ni kimwe mu bintu byiza umuco wacu ufite, ni uko umuco w'ikinyarwanda ubwira umunyarwanda icyo agomba gukora kiri mu ndangagaciro, ukanamubwira icyo agomba kwirinda kiri muri kirazira. Izi ndangagaciro z'ishyaka, ubutwari n'izindi zizirana n'ubugwari, zizirana n'ububwa, cyitwa ububwa, zizirana n'ubunebwe, kwiheba, kwiburira icyizere, kwikunda, kugira ubwoba. Abanyarwanda babivugaga no mu migani, nkuvuga ngo amapfa cyangwa inzara arashira igihemu ntigishira. Ibi nanabivuze mu kanya. Abimbwa bifuza ko budacya. Uyu wenda ntimuhuzi cyane. Abimbwa bifuza ko budacya. Ni ukuvuga abantu badashaka kujya ku kazi, badakunda umurimo,
badakunda kwihesha agaciro, badakunda kuvunika kugira ngo bashobore kwigira, bariryamira bakifuza ko ijoro rikomeza rikaba rirerire, hanyuma bakazatungwa n'iki ubwo? Iki nibo bajya muri bya bindi byoroshye, bakajya mu bujura, bakajya gutekinika, bakajya gukoresha za telefoni bohereza ubutumwa ngo nyoherereza amafaranga kuri iyi nimero, iyo amafaranga abonye akajya kuyanywera ibisindisha aho kugira ngo ajye ku murimo. Abimbwa bifuza ko budacya, mwebwe mujye mwifuza ko bucya kare kugira ngo mujye ku murimo kare. Bagacunda umugani ngo ukwimya amata akwigisha kwihahira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya twibutsa kenshi akamaro ko kwigira, akamaro ko gukoresha amaboko kugira ngo twiteze imbere, tudategereje ibyo abantu bazava mu mahanga batuzanira. Wakimuhana kava imvura ihise, kaza imvura ihise. Iyo umuntu yarakwimye cyangwa akagukangisha ngo kugufatira ibihano, buriya aba agomba kukwigisha kwishakamo ibisubizo. Murumva ko Abanyarwanda babizi kuva kera, bati ukwimya amata kwigisha kwihahira, ukorora ugatunganirwa. Ushaka inka ryama nkazo. Nta muntu udashaka gukira, nta muntu udashaka kuba umukungu. Bisaba rero ko ushyira umurimo imbere ya byose. Intwari iboneka urugamba ruremye. Uyu mugani icyo uvuga, hano ushobora kukubwira ati genda umugabo, yewe turwanye nakunesha, nihaba urugamba nzarutsinda. Intwari nyayo nyine iboneka ku rugamba, ikerekana ubutwari ishoboye. Uguhiga ubutwari muratabarana, uwo nawo murawuzi. Indangagaciro za gatanu ni ubuvandimwe. Zo noneho zirahura neza n'iki gikorwa cy'umuganura turimo, nubwo n'izi ndangije mbere nazo zidatandukanye n'umuganura. Ubuvandimwe ni ukuvuga gushyira hamwe, guhuza, gusangira. Ubusabane, ubuntu. Hari abantu ubu dusigaye tuvuga ikinyarwanda rimwe na rimwe kitari cyo. Nanone umukuru w'igihugu atwibutsa gukoresha ikinyarwanda cyiza. Uhadutse ijambo rivuga ngo ubumuntu, ubundi habaho ubuntu. Ubumuntu naryo rishobora kuvugwa, ntimurireke, ariko turitandukanye n'ubuntu. Ubuntu nyine ni umuntu ugira ingeso yo gutanga, kwakira, guha abandi. Ubumuntu barizanye rije vuba rishingiye no kuri Jenoside, risobanura abakoze ibikorwa bidasanzwe mu gukiza Abatutsi igihe bicwaga. Ku bwanjye ntacyo ritwaye kurikoresha iyo byumvikanisha indangagaciro, ariko ntizatume indangagaciro y'ubuntu izimira, kuko bisa nkaho biriho bihuzwa byombi. Hakaba indangagaciro y'ubugwaneza, ubwizerane, ubudahemuka, ubucuti. Izi zose murazizi, kuzibibutsa gusa ni ukugira ngo uyu munsi w'umuganura utubere umwanya wo kongera kuzigarukaho, kongera kuzigira impamba. Zizirana rero n'izindi nazo munsi. Inda nini, yavuze ngo kana kagira inda nini, ntawe ubyifuriza undi, ariko babaho bene abo. Ubusambo, ubugugu, uburiganya, ishyari, umushiha, ubwirasi, agasuzuguro, kwiyemera, umurengwe n'izindi. Izo ni za kirazira. Hari imigani myinshi rero nayo izayumvikanisha indangagaciro, ndetse ko ari na ngombwa kwirinda nako gukurikiza kirazira zazo. Aho bavuga ngo aho umwaga utari, uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu. Murumva ko aho ngaho harimo indangagaciro y'ubuvandimwe, y'ubufatanye, y'ubwuzuzanye. Ko abantu bashobora gusangira bike, ariko bikabafasha kubaho batagize ubusambo. Gira so yiturwa indi. Murumva ko harimo ubugira neza. Akebo kagiwa mugarura. Aho naho harimo ubuvandimwe, harimo ubugira neza, harimo kwitura neza. Bagarira yose ntuzirizera nirizarumba. Ni ukuvuga wigira uwo wirengagiza, wigira usuzugura,
umunyarwanda yitaga kuri buri wese. Bacaga n'undi mugani uvuga ngo utazi umukungu yima umwana, kubera ko umwana bazakura akaba byose. Bati nta gahora gahanze, agasozi gaterera ugatega inshuti, inshuti uyimenya mu byago, ababyeyi baca inkoni zamba. Iyi yose ni imigani isobanura ubufatanye, ubuvandimwe, kugira impuhwe, kuzuzanya. Indangagaciro nsorezaho, kuko navuga nyinshi, hanahisemo gufata zimwe na zimwe. Noneho nitwumvisha ko twifitemo ubushobozi bwo kwigeza kuri byose kandi heza twifuza. Ubushishozi, ubusesenguzi, guhitamo ibikwiye, kutiha rubanda, kwiyubaha. Izi ndangagaciro zizirana n'ubuhubutsi no gusuzugura, gushira isoni, kutubaha abakuru, kwiyemera, kuzimura, kutagira ibanga. Hari imigani nanone yazisobanuraga nk'uvuga ngo ututse se asubizwa n'igihugu. Bisobanura ko buri wese aba agomba kubaha umubyeyi, aba agomba kubaha umukuru, ko utabikoze igihugu gifatanya kumuhana, gifatanya kumucyaha, gifatanya kumurwanya. Byanavugwaga mu wundi mugani uvuga ngo agakambye ugatega u Rwanda. Ibi byavugaga yuko nta muntu ushobora gutsinda u Rwanda, ko n'uwigize akaraha akajyahe yibeshya ko ari igitangaza, ko ariyo soko ya byose. Udashyize u Rwanda imbere ntibikunda, ntacyo ugeraho, igihugu kiza imbere y'ibindi byose. Cyangwa bati intimba y'intore ntiyibuza guhamiriza. Hano twabonye intore, twabonye urukerereza, twabonye ababyinnyi bo ku nkombo. Bariya ntibivuze yuko bose ntabwo ufite ibibazo. Ushobora kuba hari ufite ibibazo ibi n'ibi, uriho wikura mu bukene, ufite umubyeyi urwaye cyangwa umwana urwaye, ariko basimbye, baririmbye, babyinnye, baradushimisha. Ni ukuvuga ko uri mu bibazo ibyo ari byo byose, byaba iby'ubukene, byaba n'ibibazo byo kuba uri mu biyobyabwenge, byo kuba uri mu buraya, byo kuba uri mu businzi, ibyo bibazo ntibigomba kuguherana. Nta kibazo na kimwe kidakira, nta kibazo na kimwe kitabonerwa umuti iyo ushyize imbere indangagaciro izo arizo zose. Ngiye rero ku gice ndangirizaho kugira ngo ntaza kuvuga birebire bikabagora kwifata. Ni igice kirebana n'ibyonnyi byugarije umuryango nyarwanda nyirizina twaganiriyeho uyu munsi. Ariho nanahereye mbabwira ko tugomba gufatanya guhangana no gutsinda no kunesha indangagaciro, ingengabitekerezo y'ubusinzi, ibiyobyabwenge, yo kwiyandarika, y'uburaya, yo gukora inzoga z'uburozi zidafite ubuziranenge, zica ubuzima, zigacuruzwa zitemewe. Izo indangagaciro zigomba kudufasha kunesha ibi byonnyi. Kubera ko gusangira umuganura ni ukwishimira kubaho, tugomba rero gukora ibishoboka byose tugaharanira ko ubuzima buzira umuze buza imbere ya byose. Babibabwiye gukoresha ibiyobyabwenge, izi nzoga zitwa ibyuma, yewe n'ijambo ibiyobyabwenge ubwabyo murumva ko ari bibi, kuyobya ubwenge, kandi ubwenge ari bwo buyobora umuntu. Kuki izo nzoga zitwa ibiyobyabwenge murumva atari bibi? Mukazita ngo muri ture, zahawe n'amazina ateye ubwoba, zahawe amazina atandukanye na za ndangagaciro na kirazira nababwiye. Niyo mpamvu arizo nahereyeho. Kuritura, murumva ibyo ari by'ibyo bintu birazira u Rwanda. Kuritura ni ishyano, kuyobya ubwenge ni ishyano, nta shyano rikorwa rero. Mukazita ngo mukubita umwice, mukubita umwice, iyo naryo ni ishyano rwose. Ubundi ngo nzoga ejo. Nafashe ingero nkeya z'ibyo biyobyabwenge, z'izo nzoga z'intindi
zidindiza umurimo n'iterambere rya buri wese n'iz'igihugu. Nsoza rero nanzura, nababwira ngo higira uba bazumva ryari. Bazumva ryari ni umuntu udashaka gukosorwa, ni umuntu wumva ko yaba ikigomeke igihe cyose. Ahubwo twese niduharanire kuba barumvise twumvise ko ikiba ari ikibi, twavanyemo isomo. Ibikorwa byo kwiyandarika mu buryo ubwo ari bwo bwose, cyane cyane biri mu rubyiruko ariko n'abakuru, twumve ko tugomba kuba ku isonga mu kubikumira, mu gutanga urugero mu burere bw'abana, mu myitwarire, mu myumvire iboneye no mu mikorere birangwa n'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Murabizi ko muri 1994 nta hantu habi u Rwanda rwageze harenze aho rwageze muri 1994. Ariko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashoboye gukura abanyarwanda muri urwo rwobo, ku buryo nyuma y'imyaka 32 tugeze aheza hashimishije cyane, kubera imiyoborere myiza y'umutwe wa politiki wa FPR Inkotanyi n'imiyoborere ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame Paul. Byashobotse kubera gushyira imbere ingengabitekerezo nziza y'ubumwe nyarwanda, y'ubumwe bw'abanyarwanda, kwimakaza amahitamo y'ubudaheranwa. Twanze kwemera ko turi bato mu kwishakamo ibisubizo, twubakira ku muco wacu, tuzahura igihugu dufatanyije nk'abanyarwanda, abanyarwanda bagihuriyeho, abanyarwanda bagisangiye. Ntitugomba rero kwemera ko iki gihugu cyacu twazahuye, twavanye mu rwobo rwa bayanga kikagira heza hashimishije. Ntabwo tugomba kwemera ko gipfa cyishwe n'ibiyobyabwenge, cyishwe n'uburumbo, cyishwe n'uburaya, cyishwe n'ubwomanzi, cyishwe n'ingeso mbi izo arizo zose. Tugomba kubirwanya tukabitsinda, ntitugomba kubirebera. Umuco wacu nituhungure ibiwica, tuwinjizemo ibiwutera gucura ugana hejuru, tuwinjizemo ibituma ugomba guhora ari nta makemwa. Nitwiyubahe, twirinde kwigira ubusa, kwigira abashenzi n'imfabusa. Nguwo umunyarwanda u Rwanda rwifuza. Ngiki gisobanuro nyacyo cy'umuganura. Kubigeraho kandi ibituvuze birashoboka. Ejo bundi ku itariki 17 Nyakanga 2026, nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu ijambo yagejeje kuri biro politike ya FPR Inkotanyi yaratubwiye ati, yatwibukije ko tugomba kwisuzuma no gukira indwara. Atubwira ko kwisuzuma no gukira indwara bidusaba kureba ibintu bibiri. Icya mbere, kumenya indwara wivura iyo ariyo. Iyo utazi indwara wivura, na muganga ntacyo yagufashaho, kubera ko ni wowe umuha ibimenyetso by'ububabare ufite, byaho wumva indwara iherereye. Noneho muganga agakoresha ubumenyi bwe, agashobora kumenya ya ndwara ariko wamubwiye ibimenyetso byayo. No mu myitwarire rero turiho dushaka kuvura kugira ngo dukire izi ndwara zitwugarije, izi ngeso mbi zitwugarije, tugomba kumenya uko ziteye, noneho tukibaza, tukisuzuma, tugafata icyemezo nk'uko Yafeti yabigenje, tukabivamo twamaze kumenya uko bitwica. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kandi yavuze ko tugomba no kumenya indwara twivuza, kumenya indwara wivura no kumenya indwara wivuza. Ibyo byombi birajyana, kandi iyi mpanuro umuntu wese ayikurikije yafasha. Ahangaha inyuma yanjye kuri iyi nzu, niba nibuka neza, hani Mushaka ndahazi. Nigeze kuhaba kera mu mwaka w'1987, nahabaye igihe gito cy'amezi 3. Kuri iyi nzu y'inyuma
habaga ibiro by'umufurere witwaga Jacques Fayi, habaga ibarizo, hakaba igaraje ryakoragamo urubyiruko. Yari yarahashyize n'ihuriro ry'urubyiruko rw'imushaka bitaga les amis de jeunes. Les amis de jeunes murabyibuka? Murabibuka abasore n'inkumi? Bagiraga indirimbo rero baririmba, harimo iyitwaga Umutesi. Nicaye hariya ndiho ntekereza kuri iri jambo ndi bubagezeho, nibutse iyo ndirimbo yitwaga Umutesi. Murumva ko mu Mutesi harimo ibintu bibiri: gutetesha no guteteshanya. Abagabo n'abagore, umwe atetesheje undi, akanatetesha abana, bakanafatanya gutetesha abana, ntabwo havamo abana banywa ibiyobyabwenge, ntabwo havamo abana bakora uburaya, bakora uburumbu ubwo aribwo bwose, baba ba mutesi. Nicyo rero nagira ngo mbifurize abanyarwanda twese muri rusange, abanyarusizi by'umwihariko. Iyo ndirimbo murayizi, mujye muzarabemenya kuri Google ihari, avuga ngo uri umutesi, umutesi wanjye, nshuti nkunda, mwana wampogoje. Menya ari nk'iyo. Murumva ni nk'ibi mbifuriza rero. Ntabwo abantu baba batarabaye ba mutesi, batarateteshejwe, bataratetesheje, bashobora kuba abanyarwanda beza cyangwa abanyarwanda bazima. Nicyo rero mbifuriza rwose kuri uyu munsi umuganura, tube twese ba mutesi, tumenye gutetesha, bityo tuzirinde ibibi tugere ku byiza. Nahangaha rero nshoreje, nari nateguye, ariko ba bandi bafite mikoro igendanwa ndagira ngo nsoze ngere mu byicaro mvuga. Niba hari ufite antize, iyo abanyarwanda babaga bamaze kwizihiza umuganura, barahigaga kugira ngo umuntu buri wese agire icyivugo, umuhigo ajyana. Nanjye nibyo ngiye gukora, tugende dufatanyije, sibyo? Ijambo nsorezaho ningera mu byicaro, buri wese arifata ritahane, anashingiye ku ndangagaciro na kirazira nyuzemo mu kiganiro mbahaye. Nimucyo twambarire kubimena, jyewe ubu nahisemo nzatwazangana imbere. Nushaka unkurikire mu runana rw'imihigo, turishinge turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza, ubutabera n'amahoro, urukundo n'ubupfura, ubukire bwanga ibyo ndabugaya ntumpeho.